iyo wafashe umwanya wawe, natanze urugero kuri izi korali zasohotse, ugafata amafaranga yawe ukayagura ibyuma, ukayagura iniforme, abadakizwa bahangiye bakureba bakabata ku uriya mugabo ni muzima ngo yagiye kurepeta, nimudebera uko angana ngo yagiye kurepeta. Ese ngiye kurepeta, nkererewe kurepeta, barampa dirija iki baraguhemba se? Oya ntibamemba, ariko bijyanye n'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, ngiye kurepeta. Haleluya. Ukabona umugore wiyubashye ukora muri minisiteri runaka, ukora mu kigo cya leta runaka, wubashywe, ufite nawe abakoresha bamwubaha, ukabwira abantu yewe amasaha ya repetisiyo yarageze, ngiye kurepeta. Kurepeta ni ibigize, ngiye gusubiramo indirimbo. Igihe mwaririmbiye se nimujya mubifata ngo birangire? Oya, duhora turepeta, duhora Haleluya. Haleluya. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Gusangira ijambo ry'Imana. Imana yashimye ko tuganiraho kuri uyu munsi wa gatatu w'igiterane cyatangiye kuwa gatanu, haba n'amahugurwa, ejo kirakomeza, n'uyu munsi kirakomeje. Imana yacu nishimwe. Ndagira ngo murambure Bibiliya zanyu, dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, niho tugiye gusoma. Ibice byaho ni 3, hanyuma tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 10. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, ibice 3, tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 10. Haranditse ngo, nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Imana yacu dusange. Ndagira ngo tube turekeye aho gusoma, biza kuba ngombwa n'ubundi dushobora kubanza kongera kugira ahandi hantu dusoma, ariko ndifuza ko tuganira kuri iri jambo ry'Imana. Abo haruguru, haleluya, haleluya cyane. Abo hepfo, amena, haleluya. Kubaje nyuma, amazina yanjye ni Pastor Valentin Rurangwa, umushumba w'ururembo rwa Kigali, itorero ADEPR, kandi nkaba ndi umushumba wa paruwasi ya Nyarugenge. Uyu munsi turi hano i Rubavu. Ni ururembo dufitanye amateka meza, n'ururembo rwa Kigali.
amateka ashingiye ku rukundo n'ubumwe bw'abana b'Imana n'ubufatanye bwo kubaka ubwami bw'Imana. Ngira ngo niyo mpamvu byavuzwe ko twaje turi korali ebyiri, namwe mukaza muri korali nyinshi kutwakira. Kandi Rubavu ni hamwe rumwe mu ndembo dufite, tugiramo amakorali menshi akunda kuza i Kigali n'abavugabutumwa benshi, uhereye ku mushumba wanyu w'Ururembo n'abandi bashumba n'abandi bavugabutumwa, dukunda kubatumira bakaza kudusura, bakaza kutuganiriza. N'amakorali y'iwanyu hano i Rubavu akunzwe, Kigali turabakunda cyane. Ndagira ngo Abanyakigali mumfashe dushimire Abanyarubavu kuko Imana yashyize urukundo hagati yacu nabo kandi batwakiriye neza. Twongere tubashimire, dushimire n'Imana. By'umwihariko umushumba wanyu w'Ururembo n'inshuti yanjye cyane cyane bikomeye. Dufitanye ubumwe bumaze iminsi, kandi ubumwe bwacu cyiza cyabwo buragaruka bukaba n'ubundi bufatanye bwo gukorera Imana no gufatanya kubaka ubwami bw'Imana. Ndamukunda cyane kandi nawe arankunda ndabizi. Shumba, turanezerewe uyu munsi kuba twagarutse hano. Iyo uje ku nshuti, uje ku muntu ugukunda, nawe umukunda, nawe agukunda, biba biryoshye. Tuza twisanga iyo tuje i Rubavu. Imana iguhumugisha cyane, Imana iguhumugisha. Kandi Abanyarubavu nagira ngo mbabwire ko mufite umugisha w'umushumba Imana yabahaye. Yabanje kuba Umunyakigali, paruwase ya Nyarugenge mbamo, umunsi ku wundi yarahayoboye, yayoboye ririya torero. Amateka ye Nyarugenge ni meza cyane, naho yanyuze handi, kandi na hano ndabizi ko mufitanye amateka meza. Imana yabagiriye neza, mwagize umugisha, Imana nishimwe. Rero maze kubona ubutumire bwanyu hano, nagize amatsiko yo kumenya icyabaye. Ese habaye iki? Korali ebyiri icyarimwe? Nsanzwe merekeza amakorali cyane cyane ay'i Nyarugenge, ariko maze kumenya ko korali ebyiri zihagurukiye rimwe mu Rurembo, ndavuga nti ibi ntabwo byashoboka ko nguma kwicara. Reka nzane n'abaririmbyi bacu b'i Kigali, tubaherekeze i Rubavu, tuzane ku murimo. Buri iyo muhagaze hano muririmba tuba duhagararanye, ariko hirya yanjye muba munahagararanye na marayika w'umuririmbyi. Kandi hirya y'ibyo byose, Imana Data, Imana Umwana, Mwuka Wera w'Imana aba ari hano nawe. Imana nishimwe. Kuza kwacu ni byiza, ariko ibyiza cyane ni ukuzana na Yesu. Imana nishimwe. Rero ni iby'ibyishimo nanone kubona turi kumwe namwe muri ishema ryacu, korali Urukundo, muri ishema rya Kigali, korali Rubonobono. N'umugisha kubagira. Imana nishimwe cyane. Nifuje kumenya intego y'iki giterane, menya neza yuko hano hantu bafite umurimo ukomeye bashaka gukora. Ibirango hano birabyerekana, babimanitse ahantu hose, bigaragaza yuko bashaka kubaka urusengero rwiza, rujyanye n'igihe, runini, rusa neza, rugari, rujyanye n'icyerekezo, rujyanye n'igihe tugezemo, rujyanye n'aha hantu. Kandi nabonye ari urusengero ruzaba ari rwiza. Hanyuma mbona mufite intego nziza. Nanjye iri jambo ry'Imana nsomye rifite intego ivuga ngo kubaka ibintu biramba, byagutse kandi bifite ubwiza. Kubaka ibiramba byagutse
kandi bifite ubwiza. Imana ishimwe. Bajyaga bagerageza kumubwira iby'inkuru nziza y'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Izo nkuru za Yesu hari ukuntu zajyaga zinyura mu matwi ye, iryo zina akaryumva, ariko yarangiza akavuga ati ariko Yesu numvise umwana w'umuhungu uvuka mu muryango w'abakene kwa Yosefu w'umubaji, kwa Mariya, uriya se yaba Mesiya, yaba Imana ate? Bibiliya ikambwira, iyo usomye mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto niho ubibona ngo yajyaga atekereza Yesu mu buryo bw'amasekuruza, mu buryo bwa kimubiri, mu buryo bw'amasekuruza. Yari azi Yesu wabyawe na Mariya, yari azi Yesu uvuka mu muryango uciriritse w'ababaji. Muranyumva neza? Torero, haleluya! Abo hakurya Yesu ashimwe. Narivuze ngo Sawuli uyu yari yaramenye Yesu, ariko azi Yesu wo mu nda ya Mariya, wo mu muryango uciriritse w'ababaji. Niho yandikira Abakorinto arababwira ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza nk'uko twatekerezaga Kristo, ngo ariko noneho ntitukimutekereza dutyo kuko umuntu yari muri Kristo Yesu. Haleluya! Kode yahindutse. Ngo bahindutse iki? Ibya kera biba bigize gute? Biba bishize. Yesu rero aramureba aravuga ati uyu mugabo wamukoresha yaba umumaro. Amuha agakiza, atangira gukorera Imana. Akorera Imana, asura amatorero, ashyiraho amatorero, yandika inzandiko, yewe ubutumwa bwiza aranabufungirwa, arabubabarizwa, arabutoterezwa. Yandikira rero itorero arababwira ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana. Buriya tumuvuga bungana nuko ubuntu twahawe bungana. Hari igihe umuntu azana akabyina abantu bamwe bakavuga ati ariko ni umusazi. Oya, nk'uko ubuntu bw'Imana yahawe bungana. Haleluya! Haleluya! Turahaguruka i Kigali korali ebyiri tukaza bingana nuko ubuntu bw'Imana twahawe bungana. Umuntu w'umugabo agakinga iduka, bagenzi be bariho bacuruza. Ukarikinga, mugenzi wawe ariho acuruza, abakiriya batabuze, ugakinga ukajya kurepeta. Ugaheka umwana ukajya kurepeta. Ugasaba uruhushya ku kazi, ugasaba konje kugira ngo uzabone uko uza muri iyi sorti. Ukabwira abakoresha bawe uti ndabizi ntibyashoboka ko mu ruhushya rwo kuva kuwa 4 no kuwa 5, ariko mu minsi yanjye yakonje, mu minsi yanjye mwari buzabe muvanemo 2 kuko hari aho nzaba nagiye. Mbese bingana nuko ubuntu bw'Imana wahawe bungana. Nyine hari ibyo wigomwa, ugashyiramo esanse, ugashyiramo karibiri, ukava i Kigali. Bingana nuko ubuntu bw'Imana wahawe bungana. Ukaza ugacuma, ukarara kwa kundi babaraza. Ntabwo babaraje nabi ndabizi, ariko wasize igitanda cyiza, amazi ashyushye iwawe, usiga bya bindi byose. Uraza hari igihe twazaga bakadusasira no mu mashuri, hari igihe twazaga mbese nabo bazi i Kigali tukabaraza kwa kundi, ugaca bugufi. Waba uri umuntu w'umuyobozi. Nabonye umudiyakoni ahantu, ni umuntu mu buzima busanzwe wubashywe. Yageze imbere y'abaruta, baritunganya bagahagarara neza, bakamusuhuza, amaguru bayatuka. Murabizi neza babyita gufunga. Wanafunga mguu vizuri sana.
noneho bijya bitera umunezero Imana iyo uwo muntu yabaye umudiyakoni. Nyarugenge ndabafite, yaba ariho diyakona hakaza umwe mu baruta cyane, yaza agahita amubwira ati nimutambuke. Ariko murabyumva, nimutambuke, akajya kumwicaza. Wa wundi wari uzi ko agiye guhagarara neza no gutanga ibyubahiro, ahubwo ugasanga yabihawe. Mbese bingana n'uko ubuntu bw'Imana twahawe bungana, tugera mu nzu y'Imana, bya byubahiro byo hanze baduha bigasigara hariya ku muryango, tugacishwa bugufi n'uko ubuntu bw'Imana twahawe bungana, tukayikorera dutinya, duciye bugufi. Bana ishimwe, kabona umugabo w'ibigango nk'ibi byanjye n'uyu mugira hino, Bana yaraguhamagaye, afite abakozi, afite abatunganya byose iwe mu rugo, ariko yagera mu nzu y'Imana. Bingana n'uko ubuntu bw'Imana yahawe bungana, ugasanga ariho arajya, ari mu gikoni, kandi we ntazi uko mu gikoni bigenda iwe mu rugo, ariko akajya mu gikoni, akajya kureba ko ubwiherero aho abashyitsi bari bujye butunganye, yasanga bidatunganye agakoropa, akahasiga hagize neza, akongera akaza akavuga ati nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Uwo mwami, haleluya, tumukomera mu mashyi, arakarama, ni mwiza. Genda wicare. Arandika nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro kumwubakisha mukuru w'ubwenge, undi muntu yubaka. Ariko ngo umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro, kuko hari abubakisha ifeza, izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi, ariko ngo hari n'abandi bubakisha ibyatsi, ibiti n'ibikenyeri n'amashara. Umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro, kuko hari abubakisha ifeza, izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ndagira ngo mbabwire, iyo korali yahagurutse nk'uko ikaza, bagakora bya bindi byose bibanziriza urugendo, za repetition, gutunganya ibyuma, abacuranzi, amasengesho, amayiniforume, bya bindi byose bibanziriza urugendo, biriya iyo ubikoze neza uba urimo ugenda ushyiraho ibuye ry'igiciro cyinshi. Haleluya. Bibiliya yambwiye ngo urufatiro rurahari kandi rurizewe, kuko Bibiliya yambwiye ngo kuko ari nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo nde? Yesu Kristo. Umuntu wese rero yirinde uko yubaka kuri uwo mwami, kuko abavuga mwami ni bangahe? Baragwiriye, ni benshi, ariko ngo twirinde umuntu wese uko yubaka kuri nde? Kuri uwo mwami. Biratangaje kandi narabibonye, aho abantu bubaka imirimo yabo ku bantu. Pastor, urabona ko turagukundana, nabivuze, kandi si jye jyenyine. Abanyarubavu muramukunda umushumba wanyu, Abanyakigali muramukunda uwambaje. Reba rero gukunda uwambaje kugeza ku rwego uvuga uti nimumukoraho gusa bankorere ku mushumba nkunda, sizasubira no kurepeta, maze umushumba wanjye bamuhagarike. Kandi buriya mu buyobozi, mu miyoborere, twebwe nk'abashumba hari igihe mutubona hano mukaba muzi ibyo mureba hano, sibyo se? Ariko mu miyoborere hari ibindi biba biri hirya, hari ibindi biba biri mu mbere, hari ibindi bijyanye n'ubuyobozi, nabyo biba bigomba kwitabwaho mu miyoborere. Hari igihe rero impamvu iyo ari yo yose yabituritse kuri urwo ruhande rurebwaho n'abantu bose,
haba n'iyaturuka ku ruhande rw'imiyoborere n'ubuyobozi. Impamvu ishobora kuvuka umuntu aho yari ari bamusanga, ejo nkaba ntari i Kigali, ejo uyu akaba atakiri hano. Njye nagiye mbona abantu bagiye bareka kujya guterana, bareka gutura amaturo kubera ko hari umuntu wakozweho, kubera ko hari umuntu wakozweho, hari umuntu wimuwe, hari umuntu wahanwe kubera amakosa, bakamuhana, bakamwimura, bakamuhagarika, sinzongera gutura. Nagira ngo nkubwire ngo va ku giti, va ku bantu, urufatiro ruzima ni Kristo. Urufatiro ruzima ni nde torero? Kuko ari nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Baririmbyi, umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro. Maze dore ni no muri Covid, maze n'abapasiteri bariho batubwiriza niyo mpamvu yo gutanga amaturo, niyo mpamvu yo gutanga icyacumi. Niba Imana yaguhaye kunguka, ukaba warasomye ibyanditswe byera, ukamenya ko icyacumi gihabwa Imana, ukamenya ko icyacumi gitangwa mu murimo w'Imana, ukwiriye kukizana ukagishyira ku rufatiro nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, kubera ko wungutse, kubera ko wagize gute? Pasiteri wanjye baramutwaye, nanjye sinzongera gutanga amaturo. Wapi, warayobye. Dore urufatiro rurasobanutse ni Kristo. Niho indirimbo zacu tuziririmbira, niho amaturo yacu tuyatura, niho imirimo myiza y'urukundo dukora mu nzu y'Imana tuyikora tuyishyira ku rufatiro rwitwa nde? Rwitwa Kristo. Iyo umuntu yawushije urwo rufatiro rero, yubaka akurikije abantu baba bafite umushumba mwiza agakora cyane. Sitanamenye umushumba mwiza n'umushumba mubi, ariko reka mvuge ngo yaba afite umuntu yiyumvamo, bakorana neza, yiyumvamo agakora cyane, bamwimura agahagarika. Muri ADEPR ibintu bijya bihinduka kenshi, mujya mubibona, ariko si muri ADEPR gusa. Reka mvuge iwacu kuko nta n'impamvu yo kuvuga ahandi, reka nivugire iwacu. Ibintu birahinduka kenshi, n'ubuyobozi bugahinduka kenshi, n'abayobozi bagahinduka kenshi, rimwe na rimwe bikanahinduka mu buryo budutera ipfunwe. Hari igihe bihinduka induru zavuze za YouTube zanditse, rimwe na rimwe ukumva ugize n'ipfunwe nk'umunyetore. Ariko nawe nagira ngo nkubwire ngo bihinduke, byongere bihinduke, ariko urufatiro rworwo rurahari kandi niruhinduka ni Kristo Yesu. Amena. Rimwe hagiyeho uturere, ubundi twavuyeho, ubundi paruwase zari 400 zabaye 100, ubundi ndembo zari 5 zabaye 9, ubundi byari uko byacurikiranye. Mbese birahinduka, no guhinduka bizakomeza guhinduka, ariko udahinduka n'umwe ni Kristo. Niwe dukwiriye kubakaho imirimo yose dukora mu nzu y'Imana. N'abantu bo barahinduka, n'abantu bo barahinduka, kandi bahinduka kenshi, bahinduka vuba, ariko udahinduka n'umwe. Nashyizeho urufatiro kumwubakisha mukuru w'ubwenge, undi muntu wese yakubakaho, ariko umuntu wese yirinda uko yubaka. Nagira ngo mvuge ijambo ryitwa kubaka, ndarivugamo ibintu bitatu. Ijambo rya mbere ni ukubaka ibintu biramba. Ijambo rya kabiri turaza kureba kubaka ibintu byagutse. Hanyuma ijambo rya gatatu turaza kuvuga ku ijambo ryitwa kubaka ibintu bifite ubwiza. Nageze hariya mbona urusengero, nari nzi ko ariho tugiye guparika, ariko mbwira umugore, ni kubona uru rusengero se wagira ngo ntabwo abantu bari buruteraniremo.
nabonaga nta bimenyetso binyereka ko ruri buteranirwe. Narindi inyuma y'umushumba w'ururembo ndakurikira mbona turakomeje tugera hano. Mageze mbona igishushanyo, mbaza umushumba muri rwo rusengero mugiye kubaka, ararumbwira. Hanyuma ndetse ubu ruzatwara ngahe? Abazu wa paruwase nawe aratubwira, tubona murashaka kubaka urusengero rukomeye, urusengero rukomeye. Nabonye ari n'urusengero en etage rwubatse rugeretse. Ndagira ngo rero ngaruke ku ijambo rivuga kubaka ibintu biramba. Kugira ngo twubake ibintu biramba, kugira ngo tuzubake ibintu biramba, abubatsi muri aha muraza kumfasha, murabizi uru rusengero kugira ngo ruzashoboke kubakwa, rugere n'aho bamena dare, ruzamuke bashyireho igisenge cy'ibyuma, bashyireho n'ariya mabati. Ubu buremere bwose kugira ngo urusengero ruzarwikorere biradusaba ko ibanga rihera hariya hasi muri fondasiyo. Navuze ngo ibanga riri hehe? Ibanga riri hehe abaruguru? Ibanga riri muri fondasiyo, kugira ngo iriya dare izaba bazicaraho bakabyina. Nta kibazo yuko byakwika. Hejuru bakomeze bazamure, bashyireho igisenge kiremereye cy'ibyuma, bashyireho n'amabati, bishobore kwikorera na za nkingi. Nuko hariya muri fondasiyo bahakomeza, kugira ngo mu yandi magambo, kugira ngo twubake ibiramba biradusaba ko fondasiyo igize gute? Ikomeye. Pawulo rero arandika aravuga ngo ikibazo cya fondasiyo cyarakemutse. Haleluya torero, haleluya. Ngo kuko ari nta rundi rufatiro, nta yindi fondasiyo twe dusabwa gushyiraho uretse yashyizweho ariyo nde? Umuntu wese rero yirinda uko yubaka. Twebwe icyo dusabwa rero bashumba, namwe baririmbyi, namwe bakozi b'Imana, icyo dusabwa ni iki? Twe ni ukubaka gusa, ni ukugenda dushyiraho amatafari yacu. Umusingi warabonetse, kandi uyu musingi ngo urizewe. Haleluya, 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 haleluya. Umusingi warabonetse kandi umusingi ugize gute? Urizewe. Melange irizewe, melange yawe irizewe, kuko ari Kristo Yesu. Nabwiye ngo iwacu birahinduka, rimwe na rimwe bigahinduka, bigakubita. Kabaho igihe tuvuze uti noneho menya birangiye, menya hari ibindi byemezo biri bufatwe. Ariko abera baryo, haleluya, abera baryo hano mu nguni, hano inyuma y'iyi nzu hano bakihina. Uko birushirizaho kwasana, abera baryo nabo bagaca muri za ngo byore hirya, bagatangira gutaka baribwira umwami waryo ngo azagire gute? Mu gahe gato tukumva ngo ndabarengeye, mu gahe gato ngo ndaje ndabatabaye. Kandi koko akaza akadutabara, ukabona itorero riracyakomeye, ukabona amakorali aracyasohoka, ukabona imibatizo iracyabatiza, abantu baracyabatizwa, ukabona ibihana barihana, ukabona ubutumwa bwiza buracyavuga, ukabona amaturo aracyatura, ukabona umurimo w'Imana urakomeje. Ni ukubera ko umusingi, haleluya, umusingi ugize gute? Urizewe. Yaravuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yazinguka ntazagira gute? Kubera ko ryubatse kuki? Kandi urwo rutare ni nde torero? Nimumukomere mu mashyi uwo mwana. Bijya byaka bikagurumana, bikamera nko cya gihuru Mose yabonye cyaka, ariko ntikigira gute? Ntigikongoke. Yatambuka yakwegera, kuko abera baryo bajya batambuka bagashaka kumenya amakuru. Mose nawe batambikishwa no kureba iryo shyano rigize gute? Ngo riguye. Wacyegera gusa, yumva ijwi rimubwira ngo Mose, haleluya, kwetura inkweto zawe
kubera ko aho ugeze aho hagize gute irangije ihitira mwibwira ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana yande. Ayumvise ayo mazina yumva hari ahantu ayazi. Mushumba yumva ni Imana ya famiye yiwe, aravuga ati kumbe yari wowe, kumbe yari wowe. Nabonaga byaka ntibikongoke, impamvu bitakongotse nuko wari urimo. Abegera cyane niyo byakwaka byagurumanye bumviramo ijwi ry'Imana, basanga ikirimo. Muhumure, Imana iracyahari, Imana iracyahari. Haleluya, Imana iracyahari, ntaho yagiye, ntaho yagiye. Nagira ngo rero bahumurize mbabwire ngo dukwiriye gutinyuka tukubaka ibintu bikomeye, ibintu biramba, kubera ko umusingi urizewe. Amen. Nigeze kujya kuyobora ahantu itorero rimwe muri Kigali, ahantu hitwa mu Gashyekero ni Gikondo, ari naho narobanuriwe ku mushumba w'ururembo bamvanye. Ryari itorero ritoya ryubatse ahantu munsi y'umukingo w'umusozi. Noneho maze kumenya yuko nsabwa kujya kuriyobora, umugoroba umwe hari kuwa gatanu namenye iyo nkuru. Kuwa gatandatu mbwira umuntu ntimperekeza njye mu Gashyekero banyohereje mparebe, kuko numvaga iryo zina ubwaryo nkumva riteye amatsiko. Mu Gashyekero mbese rikamera nka rya zina, ese i Nazareti hari icyiza cyagira gute? Gashyekero, Gashyekero si uguhaba abantu bakizwa. Nuko mbwira umuntu aramerekeza, turagenda turakata Mereze ya kabiri, turacyambika gatoya, arambwira aterega naha munsi y'umusozi. Nitegereza urusengero ruhari, rwari ruto cyane. Hanyuma ndangije ndataha. Nari narasezeranye n'umugore ko ubwo Imana yatugiriye neza ikatugirira icyizere ngo tuyikorere, kandi ifite n'ukundi kuntu yadufashaga kubaho, dusezerana nawe ko aho tuzatumwa hose tutazigera dutseta ibirenge cyangwa ngo tugishe impaka cyangwa ngo twibaze ngo bikozwe kubera iyihe mpamvu. Ibyo mvuga murabyumva. Ndavuga ngo aho bazanjyana hose, uko hazaba hameze kose, tuzahajya tuhakore twishimye ngo uriya ari hano. Ndabivuga nawe yumva. Nuko ngeze mu Gashyekero, cyakora numva akantu kanje mu mutima karambaza ko bakuvanye ahantu hari ku cyicaro cya paruwasi wayoboraga, ugiye aha hantu n'igi hano n'ibiki. Numva wa mwuka mubi ushatse kuntera, ariko nibuka ko nasezeranye n'umugore ko tutazigera twinubira ahantu aho ariho hose twakoherezwa. Buracya ku cyumweru njya guterana, baranyakira n'abantu bamperekeje, ariko indirimbo ya mbere yo kwakira abashyitsi bakivuga ngo dore abashyitsi ngaba, ndahaguruka n'umugore n'abari bamperekeje. Hanyuma batera ikorasi, bararirimba baravuga ngo nimubogereze ibirenge, nimubogereze ibirenge, barageze bararuha, nimubogereze ibirenge. Barayiririmba, ni ubwa mbere nari nyumvise. Barayiririmba, hanyuma mbona hariya hacomotse muri korali nkuru yitwa Betera abadiyakoni, bazana za esharupe. Mbona abandi bagabo baraje, sinzi aho bavanye ibintu by'ibitambaro, baraza baratangira barampanagura inkweto, barampanagura no ku ipantaro nkajya mbona barahungura nta vumbi ririho, ariko barampanagura. Uko babikora sinzi ukuntu nanjye nahumirije, ndabyumva ndabyakira mu mutima. Numva ikintu cyari kimpagazemo kiramanutse, kiratibuka kigwa nko mu nda. Numva ngize amahoro menshi, numva ndahakunze cyane, numva ndahakunze, numva barampanaguye ibyuya byose n'umunaniro, numva ntangiye bundi bushyashya. Dutangirana n'abanyagashyekero gutyo, turakorana.
hamaze ibyumweru bibiri turiho dusenga Imana twibaza umurimo dushyizwe imbere, nibwo Imana yatubwiye iby'urusengero. Hanyuma rero dutangira procedure muri Kigali, ntibiba byoroshye ariko birashoboka ko ibyangombwa byaboneka. Turabibona, tangira urusengero narwo rwa etage, ahantu mu bantu mu by'ukuri badafite ubushobozi bunini, ariko Imana itegura ibintu binini mu mitima. Nujya ushaka gukorera Imana, ntukajye wipima n'ubukene ufite. Nutekereza ibyawe, cyakora watekereza bingana n'ubushobozi ufite, ariko nutangira gutekereza iby'umurimo w'Imana, ibyande, nutangira gutekereza ibitari ibyawe by'umurimo w'Imana, uzirinde gutekereza ibintu bito. Nagira ngo mumfashe dushimire abantu b'Irubona batekereje Imana yacu nk'Imana ishoboye, batekereza ibintu byagutse, ibintu binini, ibintu bikomeye. Tubashimire, dushimire Imana yabashyize n'imbere. Dushimire Imana n'amashyi menshi yemwe. Muri mu mwuka w'Imana kuba mwaratekereje kubakira Imana inzu imeze gutya. Mu magambo make, urusengero twararutangiye. Uyu munsi urusengero barusengeramo. Bivuze muri make, ariko ni ibintu binini kuri Gashyekero. Hari abantu bahazi? Hari abantu bahazi ngo bagire batya? Aha. Gashyekero ni itorero rito ry'abantu, urumva haturanye na Sodoma, ni karitsiye mbese y'abantu bimeze ukuntu. Ariko Imana yakoze ibitangaza. Urusengero rwa etaje. Ndibuka dutangira, umupasitori umwe inshuti yanjye yarampamagaye arabaza ngo ko muroncinze urusengero rwa $700,000, mufite zingahe kuri konte? Mufite nibura nk'eshanu? Ntazo twari dufite n'ukuri, ariko twaratangiye, kandi ni rumwe mu nsengero zubatswe mu gihe gito. Ni rumwe mu nsengero, ubu rumaze imyaka 6 rutangiye. Ni rumwe mu nsengero zubatswe igihe gito, kuko rwarubatswe, rwarasakawe, ubu bariho barashyiramo purafo, rwakorewe amafinisage, sound proof barayikora, uruhimbi rurakoze, urusengero barukoreramo amateraniro, mbese biranejeje, bariho bararutaka, bariho barashyiraho ubwiza bwa ruriba inyuma. Nagira ngo mbabwire ngo nutekereza ibintu byo mu murimo w'Imana, kubera ko urufatiro ruhari rwizewe, twebwe icyo dusabwa gusa ni ukubaka kandi ibintu byiza. Ibintu bigize gute? Rero iyo tuvuga kubaka ibiramba, urufatiro rurahari, twebwe icyo dusabwa ni amabuye dusabwa gushyira. Bibiliya yambwiye ngo hari abubakisha ifeza n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi, ariko ngo hari n'abubakisha ibikenyeri n'ibyatsi n'amashara. Kubaka ibiramba, iyo wafashe umwanya wawe, natanze urugero kuri izi korali zasohotse, ugafata amafaranga yawe ukayagura ibyuma, ukayagura iniforme, abadakizwa bahangiye bakureba bakabata ku uriya mugabo ni muzima, ngo yagiye kurepeta, nimundebera uko angana, ngo yagiye kurepeta. Ese ugiye? Ngiye kurepeta, nkererewe kurepeta, barampa dirijara iki, baraguhemba se? Oya, ntibamemba, ariko bijyanye n'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, ngiye kurepeta. Haleluya. Ukabona umugore wiyubashye, ukora muri minisiteri runaka, ukora mu kigo cya leta runaka, wubashywe, ufite nawe abakoresha bamwubaha. Ukabwira abantu yewe, amasaha ya repetisiyo yarageze, ngiye kurepeta. Kurepeta ni ibigize? Ngiye gusubiramo indirimbo. Igihe mwaririmbiye se nimujya mubifata ngo birangire? Oya, duhora turepeta, duhora dusenga, duhora twitoza, duhora turepeta. Amen. Ababyumva cyane, haleluya. Ntabwo tujya tubimenyera, duhora tubirepeta. Niyo mpamvu n'uyu munsi twaje guterana, duhora duterana, ntituzabimenyere. Umuntu mukuru ajya kurepeta kuri iki cyumweru, n'igitaka kongera akarepeta. Ibyo gusa duhora turepeta,
duhora tubyitoza byo kwa data, duhora tubirepeta. Imana ishimwe. Rero uba uriho ushyiraho ifeza, iyo ushyiraho amafaranga yawe uba uriho ushyiraho ibintu by'igiciro. Nimurebe hano, nimundebe hano, dufate ko iyi ari fondasiyo, hanyuma korali murasabwa gushyiraho amabuye yayo iyo mwaje kuririmba, iyo muriho mukora ya mirimo y'urukundo, abapasitori iyo muriho mubwiriza ubutumwa bwiza, iyo muriho musezeranya abageni, iyo muriho musengera abana bavutse, iyo muriho musengera abihana ibyaha, iyo muriho musura abantu mu ngo, tuba turiho dushyiraho amabuye y'igiciro cyinshi. Abakristo namwe iyo muriho mukora ya mirimo yose musabwa gukora mu nzu y'Imana, mushumba yababwira bati uyu munsi tuzasenga, ukaza ugasenga, uyu munsi tuziyiriza ukiyiriza, uyu munsi tuzafasha umuntu w'umukene, ukaza nawe ukamufasha, ubu uri ushyiraho ibuye ryawe ry'igiciro cyinshi. Ariko bibiliya yambwiye ngo hari abantu ngo kubakisha amashara n'ibyatsi n'ibikenyeri. Abo bantu rero tubana nabo mu murimo, tubana nabo hehe? Mu makorali, mu gishumba, mu kidiyakoni, mu gikirisitu babamo. Abandi baba bariho, uvuga ko mwateguye igiterane kinini ukagiha iminsi 3. Dore abubatsi mu ndebe hano bahita ku itorezo, sibyo wamwe bambwiye ko bari mufonde mu maguni na amatorezo no hagati hari igihe bagenda bashyiramo. Mbese ubu tuvuge hano hari uwambaje muri Rubavu, hano hari Valante muri Kigali, hano hari Eliya muri Rubona, hano hari Ndagano muri Rubonobono, hano hari umushumba mukuru. Mbese twese turimo hano ku cyubakwa, twese turi he? Twese turi ku cyubakwa. Buriya umushumba mukuru nawe ari ku cyubakwa. Yego, tugenda dushyiraho amabuye yacu. Rero birambwiye ngo uko abandi bariho bashyashyana bashyiraho amabuye meza, batanga imisanzu yo kwakira abashyitsi mu giterane, abandi batanga imisanzu yo kugura amayiniforume, umwe hagati akareba ikamba yarigororotse akayituga akavuga ati iniforume izo dufite ntizihagije, tuzambara ziriya. Ubundi se uko tuzajya dusohoka tuzajya tugura iniforume, uko dusohotse tugura iniforume. Akayikandiramo hariya, akayikandira he hariya mu kiririmbya ati raka. Tuzakira korali ebyiri zizaza zivuye i Kigali, rero mwitange tuzazigaburire, tuzazicumbikira, muzane matora, muzane ebyiri zirikize. Ubundi iyo hazi mwese ibyo bintu by'ebyiri akacomeka hariya agatangira kubwira abantu mu byange hajye hazi. Ubundi ziza kubera iki buri mwaka cyangwa buri myaka, zijya ziza mu myaka 5 cyangwa banabirorera. Ubundi dufite amakorali hano aririmba neza. Dukore igisozi, twubakire umurimo, tugatanga. Abandi ngiye mugashyekero bampaye igikombe ngo nayatanze, baraza nayatanze miliyoni 8 batakira igikombe. Hirya hari undi nawe uzi ko ari babituga, barabituga impande zose, ntaho batabituga. Ariko birayambwiye ngo mwirinde abantu muriho mwubakisha ibyo bikenyeri byanyu n'ayo mashara n'ibyo byatsi mu murimo w'Imana. Burya munsi nimuzerekana umurimo w'umuntu wese, kubera ko uzahishuzwa iki? Umuriro. Uzahishuzwa umuriro. Amashara nanyura mu muriro bizagenda gute? Ibyatsi n'ibikenyeri nibinyuramo bizagira gute? Ariko abubakisha ifeza n'izahabu, izahabu inyuze mu muriro irushirizaho kugira gute? Irushirizaho kugira gute? Gukayangana. Imana yacu nishimwe cyane. Ndabatera umwete mbashishikariza gukunda kubaka ibintu biramba, kandi birashoboka muri uyu murimo, kubera ko urufatiro rurizewe, fondasiyo irizewe ni Kristo, kandi Kristo niwe wenyine udahinduka, niwe udahindagurika nk'abantu. Mumwizere, mumwikomezeho, mumwubakeho imirimo yanyu, mumwubakireho ingo zanyu, mumwubakireho bizinesi zanyu.
ubuzima bwanyu bwa buri munsi nimubushyira kuri urwo rufatiro muzamenya yuko ntacyo bizaba, naho imiyaga n'imiraba byanyeganyeza, ariko ntacyo bizabitwara kubera ko bizaba byubatse ku rufatiro ruzima. Ijambo rya kabiri ni ijambo ryo kubaka ibintu byagutse. Ruriya rusengero mwari mufite nabonye narwo rwari runini, ariko mwahisemo kubaka urunini cyane. Abo haruguru, haleluya! Mwari mufite urusengero runini, ariko mugiye kubaka urumeze gute? Mubivuge cyane mbyumve. Mwari mufite urusengero runini, ariko mwahisemo kubaka urumeze gute? Urunini cyane. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko kubaka ibyagutse mu buzima bwacu bwa buri munsi, nta muntu n'umwe unezezwa no guhora ku rwego rumwe. Yego yego baririmbye, nta muntu unezezwa no guhora ku rwego rumwe. Iyo ugize umugisha ugakora ukabona urungutse, utangira gutekereza aho utuye ko butari ku bundi. Nimba abana banjye bajyaga ngira abashyitsi, abana bakimukira abashyitsi, ngiye gushyiraho icyumba cy'abashyitsi, abana banjye bajye bahora mu mutekano muri shambure yabo. Sinshaka umuntu uzongera kuza ngo abana banjye bimuke, ugakubita ibikuta ukagura. Amen, haleluya. Muri bizinesi wakora wabona wungutse, wacururizaga hano Rubavu, ukavuga utoya ngiye kwagura ubucuruzi bwanjye nkubite negereye n'i Kigali. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu buzima bwacu bwa buri munsi, ntabwo twashyizwemo akantu ko kwanga kunyurwa n'urugero turiho. Kandi ni byiza, si bibi, si bibi. Niyo mpamvu abanyarubona banze kunyurwa na ruriya rusengero twanyuzeho ku muhanda. Baravuga bati oya, aho igihugu kigeze, aho u Rwanda rugeze uyu munsi, nuko Imana yatugenje, ibi turabyanze, tugiye kubaka ibintu byagutse. Ndagira ngo no mu buryo bw'umwuka mbatera umwete, nongere mbakumbuze, nanabasabe kutanyurwa n'urugero umuntu wese agezeho uyu munsi mu byo kwizera Imana. Muvuge ngo amen. Wange kunyurwa n'urugero ugezeho uyu munsi rwo gukorera Imana. Korali Rubonobono muraririmba neza, umwana aririmbye turafashwa cyane. Korali Urukundo na korali zindi za hano muraririmba neza, ariko ndagira ngo tuze gusenga isengesho rivuga ngo Mana saha gusa, hari n'ahandi twifuza ko watugeza. Mwaka utaha imicurangire numvise hariya, ushobora gusanga harimo n'abacuranzi mwavanye ahandi batari abanyu, kugira ngo sorti izagende neza. Mujya kubashaka, mujya kubahiga, ndabizi. Rimwe na rimwe babatwarane n'ikiguzi kubera ko birahenda nabyo. Iyo ushaka ibintu byiza biraguhenda. Kuko azakubwira ati nzatega akamoto nza kurepeta, nzaza muri practice, nza depanse, ugomba kumushakira ubwa transport. Hanyuma iyo minsi ingahe tuzamarana i Rubavu, simvuze ko mwabazanye bameze batyo, ariko nzi ko hari igihe bibaho. Ndagira ngo Imana ibatera iteka, ibagurira imbago, ibavane ku rugero muri uyu munsi. Umwaka utaha izabe yarabaguye, kuko mugiye kwagura inzu y'Imana. Ibagure no mu buryo bwo kwikorera, ibagure no mu buryo bw'umwuka, ibagure no mu buryo bw'imiririmbire, imicurangire. Imana ibagure, Imana ibagure torero. Kandi saho gusa, hari n'ahandi yabageze, no mu miryango yanyu ibagure, no mu byo mukora bya buri munsi. Anga kunyurwa n'urugero ugezeho rw'iterambere, ukubita ibikuta bimwe na bimwe. Umwaka utaha tuzagusange waragutse. Uru rusengero murabona ukuntu ari rwiza, sindiho mbona parikingi, ariko ruriya rusengero ruzuzura
Imana yaraguye n'imiryango. Nijyaga mbibwira abanyagashyekero, narateguye urusengero negura na parikingi y'imodoka 120. Ndabwira ngo iyi parikingi ntabwo ari abanyamahanga bandi bazayiparikamo, n'abantu bazimukira hasi benshi, ahubwo mwebwe uko muzakorera Imana uru rusengero murwubaka, mwagura ibyo mu nzu y'Imana, namwe ibagura mu miryango yanyu, ruzajya kuzura iyi parikingi iparikwaho n'imodoka zanyu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abana banyu bazasezeranire muri ruriya rusengero, ubukwe bwabo buzabere harimo n'intebe nziza muzicaramo mukabona birababereye, mukabona ni ibyanyu. Imana ishimwe, haleluya. Kubaka ibintu byagutse no mu buryo bw'umwuka, Imana ikwagure ikugeza no mu yandi mabanga, kubera icyo ari wowe bahora baza abahanuzi. Urashaka umuhanuzi? Ese umuhanuzi mwiza ninde utaravangirwa ngo tujye gusengana? Ubwo no kugira ngo urebe ko yaza kukubwira ibyawe. Umuhanuzi utaravangirwa ni wowe, umuhanuzi utaravangirwa ni jyewe, umuhanuzi wawe ni wowe, niwe utaravangirwa. Umuhanuzi w'urugo rwawe utaravangirwa ni wowe, abandi bose baravangirwa. Imana ikwagure ikugeza no muri ayo mabanga, igitangira ikubwira ibyawe utarize kubibwirwa n'abandi, kuko abandi benshi baravangiye. Ijambo rya gatatu ni ukubaka ibintu bifite ubwiza. Niho tugiye gusoreza gusenga Imana. Iyi si Imana yarayiduhaye kugira ngo tuyihindure, kugira ngo tuyihindure. Yesu yabaye umwami, kandi n'ubu ni umwami. Cyumweru gishize twari i Musanze, turi mu giterane cyateguwe na korali Jehova Jire, bise ngo Imana iratsinze. Imana iratsinze, Imana yaratsinze, kandi izahora itsinda. N'ahandi Imana yatsinze, kubera ko twaraye tubonye iminyago y'abihannye. N'uyu munsi nuba amaso, ndabizi yuko utarihana arihana, kugira ngo Imana ikomeze itsinde, ibendera ry'Imana rikomeze rizamuke kuri uyu musozi. Ariko kugira ngo iyi si tuzashobore kuyihindura neza, ni uko abarokore twebwe bamenye Imana itugeze ahantu tumenya ko dukwiriye guhindura isi, tutanavuze, dukoze gusa imirimo, tugakora ibintu neza, gukora ibintu bifite ubwiza, gukora ibintu bifite ubwiza. Buriya ikintu cy'ubwiza, umuntu nakubwira ngo yarahindutse, yarihanye, yavuye mu byaha, wamureba ukabona afite ico, ukabona yambara imyenda itameshe. Ubundi ikintu Yesu adukorera tukimara gukizwa ni ikintu cya smartness, kuba smart. Nimurebe abashumba ukuntu babasa, nabirebye ariko nimurebe, nta muntu wabashidikanyaho. Nimurebe abaririmbyi ukuntu babasa, ikintu cyo gusa neza. Abantu b'Imana bagomba gusa neza, ugakaraba, ugacya, ukambara umwenda umeshe, ukagenda uri smart. Yewe narakizwa, nari mbayeho umusore yambarira ibijinisi bimeze ukuntu byari bigezweho icyo gihe by'amasa binini, yambaye ishati singifunge ngo ngeze hejuru, ngenda bitambitse. Ariko maze kujya mu mazi menshi, maze gukizwa, maze kumbatiza, badiyakoni baraza baranyegera, barambwira bati Valante, ntabwo ari uko rero, ni uguhindura. Ndahindura iki se ko njye nakijijwe? N'imyambarire irahinduka. Icyo wambara kugira ngo ayo majinisi n'ayo makoto musigaye mwambara, kugira ngo icyo gihe twarayambaraga, yabaga ari itisi iteye ipasi, agatisi gateye ipasi n'ishati ugatebeza. Ubwo ibintu byo kuregeza bije vuba, kubera gatebeza, gafunga igifungo ukageza hano, nta n'ibirenge batoya, kororoka neza, bigororora nyine. Umuntu w'Imana, umuntu w'Imana, uw'Imana agomba kuba smart, gasa neza. Ariko si ugusa neza inyuma gusa, ariko n'ibyo dukora tukabikora neza. Haleluya. Abacuranzi, uyu munsi muracuranga neza, ariko umwaka utaha muzabe mucuranga neza kurushaho.
amen. Ababwiriza ubutumwa bwiza kugira ngo tubikore neza, nuko uyu munsi urabikora neza, ari kugira ngo ejo uzabikore neza kurushaho. Birasaba no kwihugura, no kwiga, no kwitoza, no gukunda gusoma ijambo ry'Imana, no gukunda gusenga, no gukunda kuba mu materaniro, no gukunda kuba aho abantu b'Imana bari wumva uko bavuga neza Imana. Haleluya! Gukora ibintu bifite ubwiza, ku buryo uba uri muri biro yawe ugakora akazi kawe neza, dosiye watunganyije wayohereza, bosi wawe yabona rero wayiteguye gusa bati ubwo byakozwe n'uwambaje, ibi bintu ni bizima. Hahandi ukora muri cya kigo ukoramo ukwiriye gutunganya dosiye ku buryo igera imbere bakavuga bati ubwo yatunganijwe na Ernest, iyi ngiyi nta kibazo. Nubwo ari dosiye ikomeye, nubwo ari dosiye irimo utuntu twinshi, ishobora no kuba yabamo utuntu n'utundi, ariko ubwo yakozwe na naka, iyi ngiyi muyizere. Murabyumva? Kuri ibintu bifite ubwiza kugeza ubwo abakoresha banyu bavuga bati voilà, dufite umukozi. Wabura mu kigo bakavuga bati yo kigo kirahombye, duhombye umukozi. Ariko hari umukozi ubura mu kigo yakivamo abantu bakiruza batawe yari yaratuzengereje aho yaratugeze. Ugakora ibintu bifite ubwiza ku buryo abantu bavuga bati uriya ni muntu ki, bagahita bati uriya ni umurokore, uriya ni umuntu w'Imana. Bakajya bati twabana hehe umuntu umeze nk'uyu, urimo iki? Abo bantu n'ibisi ikeneye, ntabwo ikeneye abantu bavuga amagambo menshi ngo barangurure nk'uko undi bavuga cyane, ahubwo gukora ibintu bifite ubwiza ukabikora neza mu gihe cyiza gikwiriye, bizatuma abantu bahindukira bavuge bati iyi Mana y'uwambaje, iyi Mana ya Valante, iyi Mana ya Ernest, iyi niyo Mana nyamana, nanjye iyo Mana niyo nzakorera. Uwo muntu agahindurwa n'ingeso zawe n'imigirire yawe, gukora ibintu bifite ubwiza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, turasenga Imana muri iri jambo rivuga kubaka ibintu biramba, byagutse kandi bifite ubwiza. Ariko umuntu wubaka ni umuntu ufite ubuzima, umuntu ufite ubuzima, umuntu ukomeye, umuntu ufite amagara mazima. Wakubaka ute? Wakubaka ute utariho? Niyo magambo Pawulo yavuze, aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana. Hari ubuntu bw'Imana bwatanzwe ku bantu bose, hari ubuntu bw'Imana ku muntu wese uri kuri iyi si uhumeka. Hari agakiza k'Imana ku bantu bose katanzwe na Kristo kugira ngo umwizera atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hari ubuntu bw'Imana budukura mu byaha, hari urwo rukundo rwa Kristo, hari urupfu rwe, hari imbabazi ze, ibyo yabikoreye kugira ngo tuve mu byaha. Navuze ngo nanjye nari mubi, n'abaruta ubwinshi bari aha mubona basa neza bakorera Imana, bari babi, ariko Yesu arabahindura, Yesu arabagarura, aravuga ati oya nimuve muri ibyo ngibyo, nimuze ndabashaka. Hari ahantu Imana igushaka hatandukanye n'aho uri, muri ibyo biyobyabwenge, muri ubwo businzi, muri ubwo busambanyi, muri ibyo byaha ubamo, aho si Imana igushaka. Imana iragushakira ibyiza, iragushaka mu buzima bwiza kugira ngo izibe muri wowe, iture muri wowe, ikigendera muri wowe, ikikorera muri wowe, naho ujya ugenda uri umwana w'Imana usa neza. Nutambuka bavuge batoya uyu nguyu yarakirijwe n'umwana w'Imana. Abantu ntibashaka kukwibeshaho bakwitiranya n'ibyo wabagamo kera.
uhita ubabwira uti nibyo kera nari umunyabyaha ariko namaze kwakira Kristo Yesu, kandi namenye ijambo rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ibya kera biba bishize. Ibyo rero byari ibya kera, ubu narakijijwe, genda umwana w'Imana ubahamirize, n'Imana iguhamirize, n'abantu baguhamirize bavuga bati koko kera yari umunyabyaha ariko yari hari n'umwana w'Imana. Amateka yawe ahinduke, izina abantu bakwise rijyanye n'imirimo mibi. Hari abantu biswe amazina ashingiye ku mateka y'ubuzima bwabo, ibyaha babayemo, imiryango bakomokamo, uko babagaho. Umwana uvuka mu barozi nawe bamwita umwana w'abarozi, umwana uvuka mu bicanyi nawe bamwita umwana w'abicanyi. Ariko Yesu iyo yaje ayo mateka yose mabi ayaguhanaguraho, ugahinduka icyaremwe gishya, ibya kera byose bigashira. Niba uri muri iri teraniro urarambura ikiganza cyawe tugusengera Imana kugira ngo Imana yacu ibe Imana yawe, kandi umwami Yesu akubera umukiza w'ubugingo bwawe, agukize iyo myaku n'imikoshi n'ayo mazina mabi, uhinduka icyaremwe gishya, utangire ubuzima bushya, nawe use neza, nawe use neza, kandi Imana itangire gukoresha ibyiza nk'uko umugambi wayo uri ku buzima bwawe. Zamura ikiganza cyawe, we turagusengera by'umwihariko, Imana ishimwe. Zamura ikiganza, abafite imitaka muyimanure, tubanze dusengera aba bantu. Zamura ikiganza cyane, Imana ishimwe. Mukomere Imana mu mashyi kubw'abashiki bacu, kubw'abene data. Zamura ikiganza, tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ize ibe Imana yawe, ubuzima bwawe buhinduke, ize iture mu rugo rwawe rwari rugiye gusenyuka, yongere irundarunde, ikubake, yongere ikubakire, uhinduke umwana w'Imana, uhinduke umugezi ujya mu ijuru, ariko iguhe n'ubuzima bwiza. Yesu atanga ubuzima bwiza tugihumeka atanga ubuzima bwiza. Abazamuye ibiganza muhagurukire mu myanya yanyu, ntabwo dutinda, tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ibeze, ibatunganye, ibabarire. Zamuka, haguruka ku maguru yawe, wazamuye ikiganza, abadiyakoni badufashe baba bayobore, tugiye kubasengera Imana. Iki giterane cyateguwe kugira ngo Imana igukize ibyo bikwirukansa bigiye gutuma uhunga umuryango, uhunga urugo rwawe, usenya, wigirira nabi, wiyahura. Ibyo Imana nibyo ishaka kugukiza, ikaguha amahoro, ukajya usinzira, ukaryama, ugasinzira wiziguye, wumva uryamye mu mahoro y'Imana, wumva uryamye mu rukundo rwa Kristo, wumva uri kumwe n'Imana, Imana y'amahoro. Abadiyakoni mudufashe, tugiye gusengera aba bantu bahagurutse, n'abari hari inyuma muhaguruke, abari bazamuye ikiganza, tugiye kubasengera Imana kugira ngo Uwiteka Imana aze ature mu buzima bwanyu, ature mu bugingo bwanyu, abeze, abatunganye, ababere umwami, ababere n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Muze hano imbere, abashumba bagiye kubasengera. Mutambuke muze hano tubasengera Imana. Imana itangire ibagure, Imana itangire ibakoreshe, Imana itangire igendane namwe, ikorane namwe, ikorere muri mwebwe. Imana ibigisha uburyo bwo kubaho, Imana ibakize ibyabirukansaga, ahubwo ize ibamara ubwoba, ishyira ibyiringiro bizima mu mitima yanyu, ijya ibana namwe uko bukeye n'uko bwije. Yewe musore, yewe mukobwa, yewe mugabo, yewe mugore, wowe ubuze amahoro, wowe uhora wumva mu buzima bwawe nta cyiza, wumva uko abiwanyu barangiye, uko bashaje, nta byiza bagezeho, nawe utabibona. Ndagira nkubwire ngo Yesu arashaka gutangirana nawe ubuzima bushya. Umuryango wawe, amateka y'umuryango wawe ahinduke ahereye kuri wowe. Ubuzima bw'umuryango wawe, izina ribi ry'umuryango wawe rikurweho bihereye kuri wowe, ahubwo amateka meza agiye gutangirira kuri wowe. Mbega urashaka yuko iby'iwanyu bihinduka bihereye kuri wowe? Zamuka, ngwino tugusengera Imana kugira ngo Imana itahe mu muryango wanyu, Imana itahe mu muryango wanyu, Imana itahe mu rugo rwawe. Uyu munsi bitangire bihinduke, uyu munsi bitangire bihinduke bihereye kuri wowe. Uranywa itabi ukavuga ngo nibyo bizaguhesha amahoro, uretse kugusinziriza by'akanya gatoya, by'akanya gato bikagusinziriza, mu kandi kanya ugasanga bya bibazo wahungaga ahubwo byikubye kabiri, ahubwo byashyize n'ubuzima bwawe mu kaga. Yesu wenyine niwe umara inyota. Kera
twakundaga inzoga tutarakizwa, ariko Yesu tumaze kumwakira araza tumara inyota. Ni umwami umara inyota, amara icyaka cy'ibyaha, amara icyaka cy'inzoga, amara icyaka cy'ubusinzi, arakirangiza. Ibyo ari bitashoboye kurangiza, ibyo polisi itarangije, iby'imiryango n'abajyanama batarangije, Yesu ageza mu buzima bw'umuntu akabihindura, akabirangiza, hanyuma ugahinduka umuntu mushya, ugahinduka icyaremwe gishya. Imana ishimwe cyane kubwa bashiki bacu. Ndababona muri abantu bakuru bakuze, icyemezo mwafashe mwagitekerejeho neza cyo kuza kuri Yesu kugira ngo ababere umwami, ababere umukiza, aze mu buzima bwanyu. Kandi n'aba bana batoya namwe Yesu muramukeneye kugira ngo abane namwe muri uru rugendo rw'ubuzima. Ibyo ababyeyi banyu batabahaye, ibyo ababyeyi banyu batashobora kubaha, Yesu yashobora kubibaha. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusengere abangaba Imana iduhaye, kandi mu ijuru impundu ziravuga. Aba bantu ni abantu beza, aba bantu ni abantu benshi mu maso y'Imana. Umuntu umwe mu ijuru iyo yihariye impundu ziravuga. Abangaba ni benshi cyane. Dukomere Imana mu mashyi, tuyishimire. Tugiye gusenga. Mushumba wambaje agiye gusenga Imana, hanyuma turagiza gusenga, barabafasha, barabayobora, hanyuma tuze gukomeza dusengera n'iteraniro ryose. Mwaguruke kubwo uyu mubyizi ubonetse. Uyu ni umubyizi y'umuntu umwe aje ku Mana, ijuru rikora umunsi mukuru. Mwaguruke n'umubyizi tugeze ku ntego y'igiterane. Mana, turagushimira ubuntu bwawe butagira akagero wahaye isi, ariko tubona muri Yesu. Iyi nzira niyo yonyine umuntu akirizwamo, kandi urwo rugendo dukora, bene data bashiki bacu batangiye urugendo, ariko bari bazi kumva, bumvise ubutumwa bwiza, bumvise Imana ivugana nabo. Niyo mpamvu bavuze ngo ni twebwe twabwirwaga. Bava mu ntebe zabo baraza, kandi ntabwo biteye isoni guhamagarwa kuri aya manywa no gusengerwa. Twese niyo nzira twanyuzemo, kandi tumaze kuza twabonye urumugabo wo kwisungwa, wabana yabana nawe, wakorera wowe, wakwizera wowe. Dushingiye ku maraso ya Yesu yamenetse kubera ibyaha by'abari mu isi, turabasengeye Mana ngo wirengagize ibyaha byose bakoze, ibya kera bishire none, bandikwe mu bana b'umugisha, benduka abanyamumaro, bubake ku rufatiro ruzima, bakora imirimo myiza yayindi izapima igaragara ko yatsinze, imirimo idatwikwa n'umuriro. Urakoze Mana, wabarira ibyaha bakoze, kandi uhereye none agakiza kinjira mu buzima bwabo no mu miryango yabo. Turagushimiye nyakubahwa, kuzanye umukumbi wiyongera kuwo dusanganywe. Tugukomeye amashyi menshi n'ayawe, kuko uduhaye abandi biyongera ku ntama zisanzwe mu rugo. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu ugira neza. Amen. Amen. Mwahaguruka hanyuma mukanyura hano, munyure hano. Iyo dusengeye abantu tubagira n'inama. Mukurikire uyu muntu, murebe hano, uyu abafashe. Tugiye gusengera hamwe twese nk'iteraniro, kugira ngo Imana itubashishe gukora ibyiza. Naberetse urugero rw'uburyo abantu bajya bubaka bagashyiramo, bagacomekamo ibintu mu cyubakwa. Twe tugakomeza tukubaka tuzi ko inyubako imeze neza, ariko kumbe hagati igikuta cyaragaramye. Rimwe na rimwe rero enjeniyeri akajyaza, no mu buzima busanzwe inzu ishobora kuzamuka ari igorofa zingahe. Enjeniyeri uvuye muri kaminuza wabyize neza akabireba akavuga ati oya, ntibishoboka ko abantu baza iyi nzu yazakomeza ngo bayitere amarangi. Iyi nzu nta wayikoreramo, bakayimanura, bakayisenya, bagasubira ku rufatiro. No mu by'umurimo hari igihe Imana igira ibintu biriho byubakwa, ikabibona uburyo ibikuta bimwe na bimwe bigaramye, ikavuga ati ibintu byazahirimira abantu. Kandi nyir'umurimo awubera amaso ku manywa na nijoro, akavuga ati atoya nje mu murimo wanjye,
izo message ntimujya muzumva, izo message ntimujya muzumva basenga kavuga ngo nje mu murimo wawe, nje mu bantu banjye, ndaje kavuga ati yari hari ibikuta byubakwa nabi, bashyizemo amakamba ya barayatuze, ikaza ikabika hari ibijya iza ikanga ikabisenya. Ndagira ngo Imana itwubake, iduhe no kubaka ibintu bizima biramba, igize ikabisenya, induru zikavuga kandi nawe sinzi wayisenya uhereye iyo ifite amagorofa nk'atanu guhera ku yo hejuru no ku gisenge basenya hejuru bajya hasi, ukabona abantu ariko Imana ishimwe ko itajya inyubako ivaho burundu, ukabona umurimo urongeye urubakitse. Niyo mpamvu iyo korali yanyu itavuyeho, niyo mpamvu umurimo utahagaze, nuko umwubakisha mukuru w'ubwenge nubwo agira ibyo asenya ariko arongera kubaka. Imana itwubake, muhaguruke dusenge, muhaguruke mwese dusenge, muhaguruke mwese dusenge kugira ngo Imana itwubake, yongere twubake, kandi umurimo wayo iwubake muri twebwe, uba ari umurimo ufite ireme mu buryo buramba, mu buryo bwagutse. Tugiye gukora dukore mu buryo bwagutse kandi bufite n'ubwiza. Reka nsabe umushumba twagendanye waturutse Rubonobono Ndagano aze asenga Imana, hanyuma nanjye ndaza gukomeza nsaba umugisha. Ni umwanya wo gusenga, ukunda gusenga, ndabizi ko umushumba wanyu hano Ururembo n'umunyamasengesho cyane, ukunda gusenga. Tugiye gufata umwanya wo gusenga, ntukurikire uyu gusa, ahubwo nawe ubwire Imana ngo hari aho nasenyutse wanyubaka, kandi muri jyewe shyiramo umurimo wawe mu buryo buramba, mu buryo bwagutse kandi bufite ubwiza. Karibu mushumba. Zaririmba igitangaza Yesu mwami yakoze, iri kumwe nabo mu ijuru, imbere yayanze turi imbere. Zaririmba zamura ikiganza hejuru. Yesu mwami yakoze, iri kumwe nabo Mana turagushimiye. Dawidi yaravuze ngo imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho, kandi aravuga ngo zajya ndyama niswe. Turagushimiye muri iki gitondo cy'uyu munsi, turagushima kuko uri urufatiro rw'itorero, kandi waravuze ngo amarembo y'ikuzimu ntabwo azabishobora. Amarembo y'ikuzimu yatangiye kera, na n'uyu munsi arahari, ariko turagushima kuko uri urufatiro rw'itorero. Mana turagushimiye kuko udukunda. Ndibuka umugaragu wawe Yesaya yaranditse aravuga ngo n'urumuri rucumba, nubwo twaba tugeze aho ducumba, ariko waravuze ngo ntabwo uzatuzimya. Uravuga ngo n'urubingo rusadutse ngo ntabwo uzaruvuna. Turagushimiye Mana, aho twaba tugeze hose turabizi ko turi kumwe nawe. Turi kuri iri zuba, turi kuri uyu musozi, nawe warahageze ngo wirirwa kuvuga ubutumwa, ariko ngo mukagoroba ukazamuka. Natwe twazamutse Mana, twazamutse, twasize ingo, twasize imiryango, twasize akazi, turi hano, turi mu bushake bwawe, turi hano niho wabwiye umugaragu wawe. Uravuga ngo nimuhagera aho ngaho mukazamura ibiganza, nanjye nzabumva. Tukweretse iri torero, tukweretse abakristo, tukweretse n'abantu bahatuye bakikije,
iyi misozi mana abari muri Zimbabwe bose impamvu wazanye ivugabutumwa hano urusengero rukahaza wari ufite impamvu yuko muri kino kinyejana abazaba bagihari bazakora umurimo wawe mana gira icyo ukora hembura nubwo intege nke zimaze kuba nyinshi ariko nibuka yuko umuhanuzi yaravuze ngo nzabahembura mumaze iminsi 2 ngo kuwa gatatu nzabahagurutse mana akora umurimo gira icyo wakora abantu bahaguruke bongere bakora umurimo wawe mana wongere uturemere ibihe byiza wongere uturemere imbaraga zo mu mutima bana natwe mana iki giterane cyatangiye hirya y'ejo kugeza ku munsi w'ejo kugeza uyu munsi wa none abantu nibahembuke abavuye i Kigali bahembuke basubizwemo imbaraga mana bari hano mu rurembo rwa Rubavu bongere basubizwemo imbaraga baracumba ariko wakongera ukabanza ngaho bana natwe tugirire neza mana ubutumwa mana hano Gisenyi hagira n'amateka yihariye hagira n'amateka yaho yihariye hagira n'amateka yo twumvise ubutumwa bwahageze mana uko bwagiye butambuka bwageze n'Igisenyi bwageze ni Rubavu barazamuka bugera i Kigali turagushima mana uyu munsi wa none ububyutse bwakongera kandi bukaza bukazamuka buhereye kuri iki giterane cyateguwe n'abana batoya cyane ariko mana iyerekwa yawe bikaguka ubutumwa bukongera bukavugwa abasore bacu bagakizwa abagabo bakava mu nzoga abagore bagahinduka abari barasubira inyuma bakongera bakabazima ukuboko kwawe muri ibyo yaravuze ngo niwe ufite imbaraga zihagije gusa mana bana natwe kandi aravuga ngo nasaga n'uwapfuye mu mutima maze Yesu aranzura ubu nyine watuzura wazuriye imitima itagangaye mana niko Samsoni yaravuze ngo na penye kisima chale kingali kwa kila aliye na kiu mana Samsoni yageze ahantu ngo arafukurira inyota imaze kumwisha urugamba rwayo rero mana tugirire neza tubonekere ubwiza bwawe bwongere bugaragare hano icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu murakoze mana turagushimiye dusabiye iteraniro umugisha dusabiye Rurembo ni paruwasi umugisha abateguye iki giterane baha umugisha abakiriye ubutumwa bwiza baha umugisha twese duhabwe umugisha nawe ijambo ryawe rikomeze rishore imizi hagati mu mitima y'abadumvise bose kandi umwuka wera w'Imana akomeze atwigishe kugira ngo dukomeze twunguke kumenya urakoze cyubahiro bitware uzorwimbazwa no gupfukamirwa dukomeze kuba ibyawe Mana data mu izina rya Yesu amen. Mana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.